imana yiwa, buri wese asenga imana yiwa, biranga ngo bafata ibintu byari mu bwato ngo babijugunya mu mazi, umuraburanga kumbe kibitera ngo yiryamiye hasi ngo yisegura imisego, aratuza arabata imana nayihamije nawe ngiye. Turashimira amaso y'Imana areba. Munyikirize haleluya. Abanyamwuka mwateguye insanganyamatsiko ikomeye cyane, ikomeye cyane. Ngo nuko baramukomanga bati niko Yona, wowe wa mugabo, ntibari bazi n'izina rye, niko wa mugabo uryamye hano utazi ukuntu ibintu bimeze, byuka urinde. Ati ndi umuheburayo, ndi umuheburayo wo mu baheburayo, ndi umukozi w'Imana, ndi umutumishi. Ukorera Imana yahise ko izacu zanze. Ati nge nkorera Imana Rurema. Imana Rurema. Ati Imana Yehova. None uri hano ukora iki? Abarambwira ati Imana nayikwebye. Kugiye hese? Ati ndayihunze, yantumye ngo njye kubwira abapagani ngo bihane, kandi bari abantu n'abantu babe dufitanye inzika, ntaho njya. Ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Munyikirize amen. Baramubaza ngo none si yo Mana wayisenga? Tukumva arabwira ati we ntago nirirwa nyisenga kuko icyo dupfa ndakizi. Mwe nimunjugunye muri aya mazi muroroherwa muratuza. Ngo baramufata bamujugunya mu mazi. Imana ifite ibikozi, ifite ibikozi by'Imana. Ayewe, ifite ibikozi by'Imana. Hari ukuntu umuntu ajya yihagarara hakumva adahari ibintu bitabaho, ukumva ngo kumvura akazi kagira ngo udahari n'ibyakorwa. Imana ifite ibikozi. Munyikirize haleluya. Ihita ubwira Rufi, irarubwira ngo mfasha kubika uyu mugabo iminsi 3, ubumumbikiye, ubumushyiriye ahantu mbanze muhi kose. Ayiwe, bumushyiriye ahantu aho hafi mu nda yawe. Hanyuma numva icyo ambwira. Yona ageze mu nda y'Urufi yavuze amagambo akomeye, ariko reka mvuge rimwe. Yaravuze ngo ubwo nari mu nda y'isi natakiye Uwiteka aranyumva, nganyiza ubwoba nari mfite bwose. Ariko se aramukiza ashaka kujya kubwira abanyabyaha ngo bihane? Oya, arashaka kamukiza ngo ave mu nda y'Urufi, ahita asubira mu kazi ke, ahita asubira mu buzima bwe. Imana iramwita ibugumyemo, gumama ayitatu yasenga seka, senga ayitatu seka, ubona imbaraga zo kujya kubwira ab'i Nineve bihana ibyaha. Imana ibaha imbaraga. Munyikirize haleluya. Imana ibaha imbaraga zo kujya kubwira ab'i Nineve mubabwire ko kurimbuka kuje. Insanganyamatsiko irakomeye, nanjye irandusha imbaraga, ariko ndashimira Yesu nyiri itorero. Twese haleluya. Yona ngarangije avuye mu nda y'Urufi, Urufi ngo ruramutwara ruramujyana rumugeza aho Imana yashakaga kajya. Nutabyemera nutabikora ku neza, Imana izakujyana ikugeza aho ishaka kugera. Kuko iyi mwirirwa imbere ibarusha imbaraga, ibarusha amaboko. Izabajyana ibageze. Evangelique mwakoze kuza, mwakoze kuza gukorera ubwami ngo mubushimire ko mwahawe agakiza. Duhereze Imana icyubahiro. Iramujyana ngo ageze i Nineve n'umujinya mwinshi n'uburakari. Uzi ko Yona atigeze yihanira mu nda y'Urufi? Reka Bibiliya ntigaragaza.